munsi nemvuye kwiga kuko ndi boko twataga saa sita zuzuye nsanga mama atarahisha nayanza nahise njabura urutoryi none kujabura urutoryi rushyushye mon frère nkubwije ukuri urakanura ukigorora aje arambwa ati we ubaye iki ati ndamwe ko ukuntu rutwika nk'ubugari bushyushye kumanura arambwa si yumbwira nka kujabura byibuze kagira ako kantu iyo nkibutsa kenshi nkiri umwana kajya kansetsa kuko abana dukora amafuti menshi ariko akantu njya nkikunda se amazina yanjye ubundi nitwa Ndayize Emmanuel niyo ababyeyi banjye bampaye nkaba mvuka i Kigali mu Nyakabanda niho navukiye ababyeyi banjye bose baracyariho akaba ari njye mukuru mu rugo turi abahungu 5 n'abakobwa 5 urumva ko turi abana 10 urumva ko abaramu ngo tugire twuzuye ikipe y'amaguru nkaba ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda wabigize umwuga rero nkaba naratangiye filme ahagana muri 2010 nkaba ndi umuhanzi nyarwanda nanone nkaba mfite indirimbo zigera hafi kuri 12 ziri kuri YouTube yanjye channel yanjye yitwa Nick Dimples nkaba nabo nkora injyana zitandukanye ariko nkaba narisemo gukora injyana ya Afrofusion ariko niri moderne nkaba nanone ndi umubyinnyi w'injyana za gakondo nyarwanda danse traditionnelle nabyo nkaba narabitangiye muri 2005 muri 2005 nibwo natangiye nigishwa n'umuntu muzi mwese witwa Jules Sentore ko twitwarabanaga muri famille imwe icyo gihe umubyeyi mukuru yarakiriho Sentore nyawe Sentore yarakiriho dutangira muri itorero ryitwaga Sinyiza Ministries ryari itorero ribaze cyane ku barokore niko navuga rya gikristo ko twakoraga ubukwe bwa gikristo kujya mu mena itorero ry'Icyeza nkiza kuzamuka kugeza aho naje kugira mu Nganzo Ngari naho umuntu amaramo igihe kinini ubu rero tukaba dufite itorero natwe twikorera ryacu yitwa Intayoberana ubundi nkaba ndi umupapa ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe w'imyaka 4 ibintu byose nkora ntabwo nigeze mbiteganya nubwo nanabitekerezaga ariko abantu barambwira ati turakubona n'iki hari umuntu ukubona akabona ko washobora iki so nanjye rero nkatinyuka nkakora nuko naje rero kuba nshiduka ndumubyinnyi ukomeye nshiduka ndi umukinnyi wa sinema ukomeye sinema nayo nkaba naringijwemo na mushiki wanjye kwa mukuru wa papa nawe niwe mukuru yitwa Annie Claudette cyo gihe numva ari wanyije muri sinema mbwa ati waje byibuze tukareba ko ukamfasha muri project ko n'umwanditsi cyo gihe ndibuka namaze nk'ibyumweru 3 ndi kumukweba mbwa ati ngiye kuva nabaho sinanakina theatre rukumbwa nkoze muri sinema tujya muri casting bankubita casting irananira ndabyibuka nkunda kubivuga amiye gutereta abakobwa 3 biranga ndatsindwa reka arambwa ati ntago n'ubundi ntawo nkwepera ati byibuze ushobora gukina uri musaza mu actrice njyamo gutyo ku ngufu ariko scene 3 umudirector dufite yitwa Ahmed ubu aba muri federation arambwira ati bino cyangwa usanzwe bizi nibwo natangiriye gukora ndakora nkora n'ingufu n'ingoga kugeza aho ngeze ubu rimwe n'imwe numvaga umuziki nkumva handi wumva nk'indirimbo nakundaga icyo gihe aba Westlife Backstreet Boys nyine numva ndabakunda cyane nakumva indirimbo yabo so numva emotion ziramfasha handi wumva melody igutusha ahantu kumva so ibintu biri kure ibyo nakuze mbikunda nkunda kumva umuziki cyane kuko na papa umbyara kenshi najyaga mubaza we yakundaga umuziki ariko agakunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo icyo kintu nigeze kukimubazana n'ubu ntago arakisobanura neza kuko nanjye ibintu yarazi ndashaka kuzabyiga
so we yafataga cya gitabo cy'indirimbo, tuvuge zino ndirimbo zo guhimbaza muri kino gitabo navuga cy'abarokore, we melody akayigira muri twa tuntu twanditse hejuru. Sinzi abazi muzike baba babizi cyane kuturusha, kw'indirimbo zo zitangira hasi ariko hejuru abanditseho ibintu utamenya. Rero agasoma akaririmba akajya bintera amatsiko kumenya ibyo bintu. Kugira ngo umenye ko ufite impano nuko abakureba babibona ko ufite impano. Nta muntu wiyumvamo impano kereka ibyo ukora abantu bavuga ati iyi ni impano. Iyo umuntu ari umwana amafuti y'umuntu akora ni menshi. Ubu twese twibuka turi abana, nta muntu wasanga n'umwe utarebye isukari. Hano njye nibuka nakoze kakansetsa. Hari umunsi nari mvuye kwiga ko ndibuka ko twataga saa sita zuzuye. Utari nsanga mama atarahisha, nsanga umuceri wahiye ariko akaranze intoryi. Ko karanga intoryi agiye mu nzu gato nayanza nahise njabura urutoryi. Noneho kujabura urutoryi rushyushye mon frère, naje urutoryi rushyushye nkirushyira mu kanwa baraje mba ndarumize. Mubwije ukuri urakanura ukigorora. Aje na arambwa ati we ubaye iki? Ati ndamwe ko ukuntu rutwika nk'ubugari bushyushye. Kumanura arambwa si yumbwira nkakujabura byibuze ukagira ako kantu. Iyo nkibutsa kenshi nkiri umwana akajya kansetsa kuko abana dukora amafuti menshi, ariko akantu njya nkiko nkasetsa. Umuntu wese utara muri no monde y'abartiste navuga ko yahonze. Monde y'abartiste ni monde inezeza, ni monde umuntu akora ibintu byose yishimye, ni monde ya ambiance imirenze niko navuga. Nubwo habamo imvune ariko ni monde nziza kuko icya mbere ntekereza ko uhura n'abantu benshi mu gihe inama ushobora guhura n'abantu benshi ugaseka, ushobora kuvuga mu gufite ibibazo komeze neza. Kuba umu artiste rero bindutira kandi kazi kose nagira kuko njye nize ibijyanye n'ubwubatsi construction ariko ntabwo aribyo nakomeje. Ubwo rero kuba umu artiste ni monde iryoshye. Aba artiste baba mu isi y'umunezero. Reka wenda mbikubye ni nko kuvuga ngo umuntu umurasta uzayaba rasta umudu babamo n'ubuzima babamo ubona ari abantu bimahoro niza, ari abantu bafite amahoro nta mutima. Ariko monde y'aba artiste ni monde sinzi ntago ari tubamo, ni monde irenze. Biranshimisha rero cyane akenshi no kubona abantu bashobora gushima none ibintu umuntu akora. Nigeze gukina filime imwe, filime nigeze gukina kera numva ari abantu wenda ngitangira bazi cyane na kure. Filime yitwa Gira Amata. Nigeze gukina ubuzima bw'umuhungu ukunda n'umukobwa ubana n'ubumuga bwo kutagenda, noneho kumukunda famille zikagira ikibazo zikakwemeza uburyo umuntu atari umuntu kandi ari umuntu. So iyi filime nza kuyikina ariko n'undi rangira umukobwa tubanye famille zose nubwo zitabishaka ko turabana. Byaje rero kubaho ubwo buzima buba ku muntu aranshaka, umuntu w'umugabo aranshaka arambwira ati warakoze. Ndamwe sinakoze iki? Ati nuko wakinyira filime nanjye rwo ubuzima nabayemo kandi umugore tubana murongo ariko ameze kandi turakunda no turacyari kumwe, tubyaranye abana babiri kandi agendera ku kagare. Arambwira ati ikintu cyanshimisha no kuri filime uburyo yinshyizemo iranyubaka. So ngiye rero ikintu cya mbere urankunda biruta n'amafaranga. Iyo ndamutse nkinnye ubuzima bushobora gukiza umuntu ku mutima bukamugeza kure akabasha gukira kubera ngiye tutaziranye, burya nta kiza kiruta ibi. Ubundi kuba umu actor cyangwa umu acteur, katuvuga umu acteur yitwa tuba umu acteur na de bande, kuba umu acteur nta se n'imwe igomba kukugora kubera ko uri mu kazi. Niho gukina uri umusazi, ukina uri umusazi. Niho gukina uri umuntu muzima, ukina uri boss, ukina uri boss. Kina umeze gutya ukoma gukina umeze gutya. Ni ukuvuga ngo nuko ngo kuba ukora frigo ese Samsung na LG uraza kuzikora cyangwa izindi cyangwa byose bigiye bitandukanye urabikora ute? Ariko iyo uri umukinnyi wa nyawe ufite director mwiza numva ko nta sene n'imwe igomba kugora kereka wowe yabyishyizemo mu mutwe.
ariko twebwe ibyo dukora ni ugutanga ubutumwa. Hari igihe dukina kenshi ubuzima abantu bakakubona gutyo, bakagufata gutyo. Tuvuge kenshi nkunda gukina ndi gukundana n'abakobwa mbanga cyangwa nkinana nabo ibintu bigezweho, ariko hari igihe umuntu ashobora kubona akabona muri iyo shusho, ariko ushobora gukina na filime uri umukire cyangwa undi muntu mwiza cyangwa umupadiri, abantu bakabona muri iyo shusho. Icyo dushobora kubwira abantu, tuba dutanga ubutumwa ariko mu byiciro bitandukanye. Ni ukuvuga ngo niba hari filime yanditswe ivuga ubutumwa bwa runaka cyangwa ubuzima bwa runaka, tukatubwinjiramo tukabukina nkawe, ahubwo tukamurusha none bwa buzima bwe kuruta uko ameze. We yabubona akabona ari bwa buzima bwa nyabwo. Iyo ukinnye filime umuntu azi ko ari filime, ugakina n'amarangamutima ye, wa muntu ukamufatisha akagira igihe warira muri sinema, azi ko ari filime ari kureba, nawe akarira. Deja twebwe ni kiriya gitego tuba kubera ko wa muntu batusha amarangamutima ye ubu yafite, kandi nawe bagiye gushyira amafilime azi ko ari filime. Ariko nuvuga ngo kwa twinjira mu buzima bw'abandi, dushaka na audience nayo tuyikuri muri bwa buzima irimo, tuyishyire muri bwa buzima twe turi gukora. So iyo niyo sinema. Ariko ujye wibaza urujije umuntu kandi azi ko ari filime. So twebwe iyo point niyo cyambere tuba dushaka, kugira ngo bwa buzima natwe tuve mu bwacu twinjire mu yindeta, ariko dutange bwa butumwa kandi uko bugomba, nta hantu duhishe. Akenshi baca umugani ngo utazi yava ntamenye niyajya. Iyo winjiye mu kintu uza aho ujya, n'ubundi ukomeza uza aho ujya. Iyo uyobye nabwo wibuka aho wavuye, ariko utamenya aho wavuye n'ubundi ntabwo umenya aho ujya. Rero akenshi ibyo duhana byose biba ari akazi, uretse no muri sinema n'ahandi. Umuntu ashobora kuba ari n'umuhotese akora ku kibuga cy'indege cyangwa ahandi hantu, uri gutraveringa uri umuntu wiruka. Nta muntu uzabona ngo kuki uhura n'Abanigeria cyangwa Abanyamerika cyangwa uhura n'isi yose. Ahubwo icya mbere umenya abantu uri kumwe nabo, uriga imico gute, urabumeze gute. Twere ibyo dukora ni akazi, ahubwo utagiye mu kazi kakujyanye ukajyanwa n'irari nibwo ubupfuye. Ariko n'ibintu bisanzwe, ni nk'uko wajya n'Igisenyi ngo ntabwo ari Igisenyi ngo n'abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa, ariko buri muntu wese burya amenya icyo ariho. Iyo rero udakomeje mu nzira urimo, ukibeshya ugatambika mu muhanda w'ibumoso cyangwa w'iburyo kandi uri kujyana mu muhanda urambuye, deje icyo gihe uratsindwa. Sinema iri gutera imbere kandi ku muvuduko uri hejuru cyane, ku muvuduko uri hejuru cyane. Twe turi gukora cyane n'imbaraga zacu zose, dukubura ikibuga n'abazaza kukizamo abana bacu cyangwa abandi bazadukomokaho bazamenye, bazatangire ku rwego rwo hejuru. Ariko abazi muri filime zashize bajyaga batubwira ko akenshi turi gukina ngo uzirakina mico zanyu ngo bimeze bite, ariko barabyibagiwe kubera ko umuntu wese abonaga amafaranga akaba producer. Ngo ufite miliyoni 2 cyangwa 3 ukaba producer, ukaza ugafata wenda umuhungu muturanye inshuti yawe agafata kamera, ntazi filime icyo ari cyo, ntashobora kumenya ibintu byose, akaza agatereka kamera nk'utera kamera yo mu bukwe agashutinga filime igasohoka. Ndavuga filime zo ku masede abantu barazizi, ariko ubu byaracitse. Ikikoreka intambwe twagiye dukora, ubu umuntu arataha ku wa kane no ku wa gatandatu avuga ati ndareba City Made ndabaraseburi ko umuntu agataha yiruka. Urahura n'umubyeyi mukavuga ati iwacu dushiriza inyama kubera filime zanyu. Urahura n'umugabo mukavuga ati shaho wowe baguha icupa ry'ubugabo kuko kanari yanjye naguze utuma njya kura match mu kabari, kandi nakwirebere wanye ko umugore n'umwana bampaye uruhushya kujya kunjye mu kabari. Rero filime iri gutera imbere cyane kandi ku rwego rwiza. Ibiri guterwa ni byinshi cyane, kubera ko n'umunsi turi kuvugana ni byinshi cyane. Bivuze ngo umwaka wa 2021 ufite byinshi cyane, ufite filime nyinshi cyane nshyashya, ufite ibikorwa byinshi, ufite ibintu byinshi cyane kandi byiza bazakomeza kubona kuruta uyu wa 2020. Kubera 2020 twahuye nyine na coronavirus, nyine isa nk'iduciye intege mo gakeya. Ibikorwa wenda twumva tugomba gukora 100% dukora wenda nka 60, ariko ubu none tuzarenzaho kuko tugiye gukora cyane, kandi na n'ubu turi kuvugana ngo twabitangiye muri 2012 twabitangiye biri kugera kure. So bitege byinshi byiza kandi biri kuri karite bimeze neza. Abajene ikintu nabagiraho inama cyambere no kwitinyuka, ntukumve ko buri muntu wese uguciye intege ugomba kumva ko ari we wakuremye, ari we waguhaye ubuzima.
so kora ikikurimo. Umuntu akubwira ngo bino bintu ngo wowe umuntu njya numva abantu benshi cyane cyane muri muziki umuntu akajya kureba producer akaguca amazi akagusohora ugasanga umuziki uvuyemo kandi atari producer wagushyizemo. So ndashaka kubabwira ngo bitinyuke, icyo wumva kikurimo gikore kuko kiriya ni wowe, ntabwo uzaba undi. Nukora cya gikorwa kikamenyekana bazavuga ati kino gikorwa ni cya runaka, uyu ni wari runaka. Ariko nushaka kwigana abandi ibyo bakora, icyo gihe bizaba ari ikibazo. So ikikurimo gikore, ukigaragaza, ugaragare nkawe kandi wirinde abantu baguca intege. Burya intambara ya mbere nabonye ikomeye ni ukurwana n'abantu baguca intege, kuko umuntu arabyuka mu gitondo akubwira ati bino bintu ukora banza ari n'umusazi, bino bintu ukora banza bitanabaho. Ariko uwo muntu ujye umureka, kubera ko nawe uwo muntu kugira inama nawe kenshi usanga ikintu ushaka gukora atagikora. Ikikurimo gikore kandi nabizi ko kizaba cyiza. Nimwe nyine leta natwe dushishikarize kwihangira imirimo kandi ari ibintu byatangiye kuza. Umuntu akavuga ati nditinyutse, ukabona umukobwa rwose yatwaye moto y'abamotari, hari benshi bavuga ati ntabwo nagiye bararangwisha. So iyo ni mind nyine y'abantu ibikiri munsi, ariko kwitinyuka no gukora no kwerekana ikikurimo nibyo byiza, kuko ikikurimo ni nacyo kizagutunga. Iyo ukundi umwuga ukora cyangwa ukundi icyo ukora nacyo kigeraho kikagukunda byanga bikunda, kuko uragira ukacyambara ukaba mu ishusho yacyo. Ahubwo iyo utagikunda ukishushanyaho nacyo kirakujugunya, ariko iyo ugikunda ukivunikira nacyo kiragukunda.